irambwira ngo genda umbwirire abashumba n'abapasitori bitwaye nabi n'abarimu bagiye bashumba ubwoko bw'Imana ariko bakora n'ibyaha. Irambwira ngo Imana irarambiwe, uyu mwaka wa 2023 n'umwaka wo kwimura, Imana ikimika abandi. Iryo jambo ryumve cyane. Irangije irambwira ngo uzabwire abavuga butumwa n'abahanuzi n'abahazi bitwaye nabi, bakora umurimo w'Imana ariko bagakora n'iki? Bagakora n'ibyaha. Ibyo birashoboka cyane kuba bakora umurimo w'Imana kandi Imana itagize ute. Hari abantu bamaze igihe kirekire bagaragara nk'abakozi b'Imana, hari abantu bamaze igihe kirekire bagaragara nk'abayoboye umukumbi w'Imana ariko Imana itabazi, bitewe nuko bakora umurimo w'Imana ariko bakora n'iki? Bakora n'ibyaha. Imana irangije irambwira ngo ukimara kubwumva rero urasabwa guhindukira. Wamara guhindukira nawe Imana ikagushyira ku rutonde rw'abana b'Imana, ugasubira ku rutonde rw'abakozi b'Imana, ugasubira ku rutonde rw'abimikwa. Ijambo rikomeye Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo kitonderwa. Yarambwiye ngo nzababwire ngo ibyo byicaro mwicayemo Imana ntabwo izabimura, ngo ibyo byicaro bisigare. Yarambwiye ngo mwitegure aho muherereye hose, mudakiranukira Imana, mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu matorero, mushuma intama mukora ibyaha, muhanura mukora ibyaha, muhanura mugira amatiku atandukanye, muhanura muri abanyamujinya, mugahanura mbese mukora ibyangwa n'amaso y'Imana bitandukanye, ubusambanyi, wese gutingana, ibyaha bigiye bitandukanye, ibyaha by'ubugome bitandukanye. Irangije irambwira gusomana, kuterekera, kuraguza, ibyo byose yarambwiye ngo nzababwire ngo murakora umurimo w'Imana ariko nabyo mukabasha kubikora. Irambwira ngo nzababwire ngo nimuhindukire, nimudahindukira ibyo byicaro mwicayeho mushumba, Imana izabimurana nabyo kuko mwarabihumanyije. Kuko yarambwiye ngo nzababwire ngo abo yamaze gutegura nabo yabateguriye ibyicaro bihagije. Yitwa agakiza. Impano y'Umwuka Wera ntawe ihuriye n'agakiza. Agakiza kari ukwako n'impano iri ukwayo. Umuntu ahabwa agakiza agahabwa n'iki? N'impano bigashoboka. Cyangwa se akaba ari umupagani, Imana ikamuzaho akaba yahanura. Imana irambwira ngo ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu Ihirwe TV. Twari tumaze iminsi ariko Imana yongeye kudushoboza kugira ngo tubashe kongera kubaha ibiganiro. Rero igihe mugiye kubana nanjye muri kino kiganiro ndi Patrick, kandi ndabaha ikaze. Imana ibaha umugisha ahantu hose muri mu mpande enye z'isi, abadukurikirana bari bo bose. Niyo waba ubabaye, niyo waba ufite ikindi kibazo cyose, ntukihebe. Mu ijuru haracyari Imana. Mu ijuru Imana yacu ntago yashyizweho n'amatora ngo wenda bazongera batore hanyuma iveho. Iracyariho kandi iriho kugira ngo itukorere ibyiza mu gihe tukiriho. Humura rero kandi komera. Rero imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, cyangwa se n'umutumirwa, n'umuhanuzi w'Imana, n'umuntu tugiye kuganira akaduha amayerekwa Imana yamuhaye kuri kino gihugu ndetse no ku buzima bwa bamwe. Ntibinatangaje ko ushobora kuba uzareba kino kiganiro nawe Imana ikakuvugaho muri kino kiganiro, kubera ko no umuhanuzi w'Imana. Imana ikunze gukoresha, Imana ikunze gutuma ahantu hirya hatandukanye. Reka dusenge rero, reka dusenge Imana nyuma dukutangire ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Mbere yuko dusenga, nanjye ndumva mbibwiye ntacyo byaba bitwaye kugira ngo tubashe kuganira twarushijeho kumenyana. Nitwa Umugisha Joel, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3 ariko mbyara 2. Byumvikane ko ndi papa w'impanga, kavukire ni Rusizi ariko muri iyi minsi ndi kubarizwa mu karere ka Gasabo, ubwo no mujyi wa Kigali. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbarizwa mu itorero rya ADEPR, Paruwasi Nyikinya, itorero ni Kami, Urembo n'umujyi wa Kigali. Imana ishimwe kuko tugize umugisha kubana namwe kugira ngo tubashe kuganira byinshi Imana igira ushobora gucisha muri nge bijyanye n'ubutumwa bwiza bw'amamesaje. Wacu yavuze ngo ni ku Banyarwanda cyangwa se n'ubutumwa bw'igihugu. Yego, birumvikana ko ari ubutumwa bw'igihugu
ariko ni n'ubutumwa bw'abantu baturiye isi hirya no hino. Imana idufashe. Reka rero dusenge, nitumara gusenga twinjire mu mwanya wo kuririmba indirimbo imwe. Aho muherereye hose mukimara kuyumva muraza kumfasha tuyiririmbe, noneho tubone gutanga ubutumwa bwiza Kristo yabantumyeho. Murakoze cyane. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere inyanja, Imana yaduhamagariye kuyikorera kandi uduhamagarira kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyemerera Kristo uyu mwanya n'amasaha mbere yo kugira ngo mbashe Kristo nyagora ku ngoma kubasha kuvuga. Nyemerera ubanze uze wowe ubwawe uze ukorere muri nge, kandi unyemerere ubutumwa bugiye kumvikanira Uwiteka nyagora ku ngoma. Mwami, kuri iyi televiziyo cyangwa se kuri iki kinyamakuru turaritse Imana kugira ngo ize aba ari ivugira muri nge. Haleluya. Kandi ukorere muri nge kuko uri Imana isumba byose. Turasenze kugira ngo nyagora ku ngoma ubutumwa tugiye gutanga bugire benshi umumaro, buhindure benshi abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abakomeye, aboroheje. Haleluya. Cyane ko waduhamagariye kugukorera kugira ngo abantu baguhindukirire. Nyemerera Kristo ijuru ryuruke Kristo. Haleluya. Mwami w'abami nyiringabo gitare gikomeye, buhindure benshi kuri wowe. Urakoze rero kumvishe gusenga, kandi Kristi fode shala wini mola sire ala wini mo yasika shelele fode sanse nane tala wini mo irasire. Ndahagarika gukora kose kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Turaritse Imana kugira ngo yo ubwayo izi tuyobore mu mwanya tugiye kuganiriza ubwoko bwawe. Urakoze Yesu kumvishe gusenga no kwinginga, kaborukira kuganza no gutegeka ibyo tubisabye twizeye. Haleluya. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi umukiza n'umucunguzi wacu. Amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubutumwa Imana yampaye butangizwa n'indirimbo nimero 22 mu ndirimbo z'agakiza. 22 mu ndirimbo z'agakiza. Reka tuyiririmbe, nitumara kwiririmba turakomeza noneho kubagezaho ibyo Kristo yabadutumyeho. Yesu mwami ni utubaza ati, ninde ntumye mu murima wanjye? Dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye negeka ubu ungoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye negeka ubu numa mwami wundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati nge ntacyo nishobore, ariko ashuhijwe n'umuriro ati Mana none huza untume. Mana yanjye negeka ubu ungoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye negeka ubu numa mwami ubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Muze tuje kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye negeka ubu ungoze w'ikara ry'umuriro.
mana yanjye ntege kubu noma mwami ubundi imbere yawe. Igihe rero ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazata, kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntegeko. Haleluya, unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeko. Haleluya, numa mwami ubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye, haleluya, batamenye umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu. Haleluya, numa mwami ubundi imbere yawe. Igihe rero ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazata, kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu. Haleluya, numa mwami ubundi imbere. Ngo igihe rero ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazata, mwami wabo kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanjye ntege kubu. Haleluya, numa mwami ubundi imbere yawe. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muririmbyi araririmbye ngo Yesu umwami niwe utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Arangije aravuga ngo ndore hari benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Igitero cyaho cya kabiri kiravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ati nge ntacyo nishoboreye, ariko ashuhijwe n'umuriro aravuga ngo mana noneho ngwino ntume. Njya mbwira abantu ngo iyo umuntu atarashushwa n'umuriro muri uru rugendo cyangwa muri murimo turimo, usanga uyu murimo w'Imana awukora agenda gake, ariko iyo umaze gushushwa n'umuriro iby'Imana yaguhaye ubitanga nk'uko yabigwaye. Iyo umuntu atarashushwa n'umuriro iby'Imana imuhaye kenshi na kenshi hari igihe abivuga abica ku ruhande, ariko iyo yamaze gushushwa n'umuriro, haleluya, iyo yashuhijwe n'umuriro iby'Imana imuhaye, ibyimutegetse, ibyimubwiye kuvuga arabivuga cyane ko ibimuhereza kugira ngo bigirire ubwoko bw'Imana umumaro. Imana idufashe. Ariko iyo amaze gushyushywa n'umuriro iby'Imana yamuhaye abivuga nk'uko yamuhaye kugira ngo bigirire ubwoko bw'Imana umumaro. Aho muherereye mwese nimuvuge ngo Imana idutabare mu izina rya Yesu. Igitero cyaho cya gatatu cyatubwiye ngo hari abantu benshi bazimiye
batamenye umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Njya mbwira abantu ngo birashoboka kuba waba uri umuhanuzi mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Urasabwa kugarukira aho ngaho kuko ishyamba ntabwo ari ryeru, imbere gato hagiye guca uwambaye. Birashoboka kuba waba uri evangeliste nk'uko muri kundeba aha ngaha, nubwo nge atari ko meze n'urugero ntanze, ukaba uri evangeliste uzi kubwiriza neza, abantu bagafashwa, abantu mbese ukabona barabohotse, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Nawe aho uherereye niwiyumva uhindukire, bisubiremo ngo ishyamba ntabwo ari ryeru, imbere gatoya hagiye guca uwambaye. Shatse kuvuga ngo hagiye guca uwambaye imyenda yitwa gukiranuka muri we. Imana idufashe. Birashoboka kuba waba uri umushumba, nabyo njya nkunda kuvuga ko ni ubutumwa mba ndi gutanga. Ukaba uri umushumba, ukaba uri mwarimu, ukaba uri diyakoni, mbese ukaba ukora imirimo myiza igaragaza ubwoko bw'Imana, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Nshuti muvandimwe, ndagushishikariza guhindukirira Uwiteka, kuko Imana irashaka ko muhindukira mukayikorera kandi mwejejwe. Imana idufashe. Birashoboka ko waba uri umuririmbyi uzi kuririmba neza ugahogoza, mbese uri mbese uzi kuririmba abantu bagafashwa, uzi kuririmba iteraniro ryose rigafashwa, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Imana igufashe aho uherereye. Usabwe gukorera Imana ariko ukijijwe kandi ukiranuka. Imana itugire neza mu izina rya Yesu kandi idufashe. Igitero twasorejeho cyavuze ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira narangiza ababwira ati mwakoze neza. Urasabwa rero mu cyiciro ukoreramo Imana, uyikorere ariko ukijijwe, uyikorere ariko wejejwe, uyikorere ariko witwararika muri byose nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana. Kristo adufashe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bakoreye Imana, nibo turi kuvuga, abo bazataha. Ntituze kuvuga abakozi, wumve ko nawe ukorera sosiyete runaka ko mu gihe cyo gutaha kigeze nawe uzataha. Ntabwo ariko bimeze. Igihe cy'isarura kishize, abakozi bakoreye Imana, bayikoreye neza, abo ngabo nibo bazataha kandi umwami wabo azabakira narangiza ababwira ati mwakoze neza. Muvuge Imana idutabare kandi mbashishikariza gukorera Imana neza mukijijwe mu izina rya Yesu. Turi kuri iri ndirimbo, Imana yarambwiye ngo nzabwire abanyarwanda n'abanyetorero n'abantu baturi isi hirya no hino ngo nimukorere Imana mugifite uburyo, kuko uburyo bwo gukorera Imana bugiye kubura. Sinzi nimba iri jambo ryumvishe, reka ndisubiremo rimwe. Yarambwiye ngo nzababwire ngo mukorere Imana mugifite uburyo, kuko uburyo bwo gukorera Imana bugiye kubura uko byagenda kose. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo nanone mukorere Imana mugifite igihe, kuko igihe cyo gukorera Imana kigiye kubura. Kubyumva uri mu mubiri biraza kukugora, ariko uri mu mwuka uraza kubyumva. Kandi nanone uri mu mubiri nawe ntiwabura kubyumva, kuko mu minsi yahise hari igihe Imana yataza akantu, yarambwiye ngo ni akantu kari nk'ikimenyetso kigaragaza ko yenda kuza. Itanga ngo akantu gato cyane ngo kitwa coronavirus. Abantu barangije bati koko ibintu tubaye mu nzu ntitukisenga ntitukigize ute, bya 10 ntitukibitanga, amaturo ntitukiyatanga, gufasha abakene ntitukibishoboye. Mbese uburyo bwo gukorera Imana burabura, n'igihe cyo gukorera Imana kirabura. Rero yarambwiye ngo nanone babwire ngo nimuyikorere mugifite uburyo, muyikorere mugifite igihe, kuko igihe cyo gukorera Imana n'uburyo bwo gukorera Imana bugiye kubura. Aho muherere nimuvuge ngo Imana idutabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana irangije irambwira ngo nzabwire abanyarwanda n'abanyetorero n'abantu baturi isi hirya no hino ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Hagiye gutaha abakozi babiri. Hagiye gutaha abakozi babiri. Umukozi wa mbere ni umukozi wakoreye Imana, wazataha ahembwe n'Imana. Umukozi wa kabiri ni umukozi wakoreye Satani, wazataha ahembwe na Satani. Kitonderwa, Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo aba bantu bakorera Imana by'ukuri bazi ko bayikorera, n'Imana irabazi. Bazi n'Imana, n'Imana irabazi. Irambwira ngo abakorera Satani nabo nubwo bakwiyeberanyiriza mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka,
bakagaragaza ko ari abakozi b'Imana ariko badafite imbuto zitwa gukiranuka, yarambwiye ngo nzababwire ngo Satani arabazi n'Imana igize ute na Satani. Satani arabazi nabo bazi Satani. Imana irangije irambwira ngo nzababwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, buri wese agataha agahembwa n'umukoresha wamukoresheje. Nagushishikariza, nimba uri ku rutonde rw'abakorera Satani, ugerageze ushyiremo umwete, ushyiremo imbaraga, uhindukire ukorere Uwiteka kuko niwe uhemba neza. Muririmbyi cyara twajya turimba ikorasi ivuga ngo ibihembo Satani ahemba abakozi be n'ukubakubita abandi bakabafunga. Ibyo nibyo bihembo Satani ahemba abakozi be, ariko twebwe dukorera Imana. Imana ijya iduhemba neza, ikatugirira neza, ikagenda idutabara uko bwije n'uko bukeye. Imana ikabana natwe, kandi na nyuma y'ubu buzima, tumaze kuva muri ubu buzima bw'isi aha ngaha, dufite ibyiringiro by'uko Imana izaduhereza kubana nayo mu gihugu cyayo cyo mu ijuru. Tugiye gusubika dusubikiye kwiyerekwa cyangwa se ku mayerekwa. Nibidukundira turasoma amayerekwa agera kuri 2. Noneho Yesu aradushyigikira mu izina rya Yesu. Iyerekwa tujya gutangira uyu mwaka wa 2023, marayika w'Iteka yarangendereye hari mu kwa 12, hafi tariki 30, zari saa 8 z'ijoro, nibwo marayika w'Iteka yangendereye. Icyo gihe nari ndi mu bihe 7 cyangwa se mu masengesho y'iminsi 7, ndi gusengera umwaka tugiye kwinjiramo, cyane ko buri mwaka Imana impa ubutumwa bujyanye n'uwo mwaka. Marayika w'Iteka arangenderera, amaze kungendera afata ukuboko anjyana mu rusengero. Amaze kungeza mu rusengero, nabonaga harimo abantu benshi cyane. Ngiye kubona mbona marayika w'Iteka agiye mu baririmbyi bari bari aho ngaho, mbona benshi atangiye kubasora mu rusengero. Mbona agiye ku ruhimbi, mbona agiye yagiye ahantu hatandukanye mu bakristo, mbona aragiye kugenda basohora. Ndangije ndamubaza ngo ko nabonye ko mbona uri usohora abantu mu rusengero, bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Ngo genda umbwirire abaririmbyi bitwaye nabi kuva 2020 kugera 2022. Arangije arambwira ngo genda ubambwirire ngo uyu mwaka tugezemo wa 2023 n'umwaka wo kwimura Imana ikimika. Iri jambo ryumve cyane. Arangije arambwira ngo genda umbwire abadiyakoni badiyakonye nabi, bitwara nabi mu nzu yitiriwe izina ryanjye, badiyakona bakora ibyaha, badiyakona basambana, badiyakona banywa ibiyobyabwenge, badiyakona bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye, badiyakona mbese bakora ibyaha byose bishoboka. Imana irangije irambwira ngo zababwire ngo 2023 n'umwaka wo kwimura abo bantu bitwaye nabi, Imana ikimika abandi. Irangije irambwira ngo genda umbwirire abashumba, hari n'abashumba bitwaye nabi. Irambwira ngo genda umbwirire abashumba n'abapastori bitwaye nabi n'abarimu, bagiye bashumba ubwoko bw'Imana ariko bakora n'ibyaha. Irambwira ngo Imana irarambiwe, uyu mwaka wa 2023 n'umwaka wo kwimura Imana ikimika abandi. Iryo jambo ryumve cyane. Irangije irambwira ngo uzabwire abavuga butumwa n'abahanuzi n'abahazi bitwaye nabi, bakora umurimo w'Imana ariko bagakora n'iki, bagakora n'ibyaha. Ibyo birashoboka cyane kuba bakora umurimo w'Imana kandi Imana itagize ute, itakuzi, kuko impano yitwa agakiza, impano y'Umwuka Wera ntawe ihuriye n'agakiza. Agakiza kari ukwako n'impano iri ukwayo. Umuntu ahabwa agakiza agahabwa n'iki, n'impano bigashoboka, cyangwa se akaba ari umupagani, Imana ikamuzaho akaba yahanura. Imana irambwira ngo zababwire ngo uyu mwaka wa 2023 n'umwaka wo kwimura Imana ikimika abandi. Nimuvuze ngo Imana idutabara aho muherereye.
irangije irambwira ngo hari n'abagaragara nk'abakristo bari mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, bakaba begera igaburo ryera, bakaba bagaragara mbese nk'abakijijwe, urebye mbese ubona bitwa ba murokore, ariko Imana yabashakamo imbuto zitwa agakiza, Imana ikazibura. Yarambwiye ngo nzababwire ngo uyu mwaka wa 2023 ni umwaka wo kwimura, Imana ikimika abandi, nimuvuge ngo Imana idutabara. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo buri wese yemerewe kuba umukandida. Wahawe amahirwe ya kabiri, ukimara kumva ubutumwa waritwaye nabi, warivuruguse, warakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ugakora n'umurimo w'Imana, mbese ugendera muri izo ngeso, icyo nakwinginga nuko ukimara kubwumva misiyo ni uguhindukirira Kristo, wamara kumuhindukirira ukabona gusubira ku rutonde rw'abitegura kwimikwa, ariko utisubiyeho. Ubyumve aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri ADEPR, waba uri muri Catholique, waba uri muri Adventiste, waba uri muri Methodiste, aho uherereye hose, waba uri muri Restoration Church Zion Temple, waba uri mu madini y'umwuka atandukanye hirya no hino ku isi, hari nayo ntazi, ubu butumwa burakureba. Waba uri muri ADEPR nawe burakureba. Imana yarambwiye ngo aho uherereye hose ubu butumwa mbukubwire. Uyu mwaka wa 2023 ni umwaka wo kwimura abantu bitwaye nabi mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, Imana yarangiza ikimika abandi. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo buri wese aho aherereye uko ari kose, akimara kumva ubutumwa arasabwa guhindukira. Udahindukiye, waba uri umunyembaraga, waba ufite ubushobozi, waba uri umunyabyubahiro mu madini atandukanye, waba mbese ugendera amakositimu kubahwa, udakiranukiye Imana, iri tangazo uryumve nahawe n'ijuru, ni umwaka wo kwimura. Imana yarangiza ikimika abandi, yamaze kugira ute, yamaze gutoranya. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Imana irangije irambwira ngo nzababwire ngo uko wari kose witegure, nimba utitwaye neza muri uyu mwaka, witegure kwimurwa n'Imana. Intebe wicayeho, kuko wayicayeho urangije ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, cyo nagahinda gateye ubwoba. Ndagira ngo ngubwire ngo izakwimura nirangiza Imana yimike abandi. Imana irangije irambwira ngo hari nk'abantu bashobora kuzambaza ngo ese Imana izatwimurira hehe? Kandi koko babaho, hari igihe tujya tubabona batubaza. Yarambwiye ngo nzababwire ngo mu kwimura hari abizimura ibakura mu Rwanda ikabajyana mu mahanga. Ako kantu kumve cyane. Irambwira ngo arabizakura mu mahanga ikabazana mu Rwanda. Irambwira ngo hari abizakura mu mujyi wa Kigali, yarangiza ikabasubiza mu cyaro bakajya gukomerezayo ubuzima. Irangije irambwira ngo hari abizakura mu cyaro yarangiza ikabazana mu mujyi wa Kigali, nabo bagakomerezayo iki y'ubuzima. Irangije irambwira ngo hari abizimura ibakuye mu rusengero mu nzu yitiriwe izina ryayo, ikabajyana hanze gukomerezayo iki y'ubuzima, cyane ko mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka ntabyo gukiranuka bahakoreye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo buri wese arasabwa kwezwa, kuko yarambwiye ngo hari abantu bamaze igihe kirekire bagaragara nk'abakozi b'Imana, hari abantu bamaze igihe kirekire bagaragara nk'abayoboye umukumbi w'Imana, ariko Imana itabazi, bitewe nuko bakora umurimo w'Imana ariko bakora n'iki? Bakora n'ibyaha. Imana irangije irambwira ngo ukimara kubwumva rero urasabwa guhindukira. Wamara guhindukira nawe Imana ikagushyira ku rutonde rw'abana b'Imana, ugasubira ku rutonde rw'abakozi b'Imana, ugasubira ku rutonde rw'abimikwa. Ijambo rikomeye Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo kitonderwa. Yarambwiye ngo nzababwire ngo ibyo byicaro mwicayemo Imana ntabwo izabimura, ngo ibyo byicaro bisigare. Yarambwiye ngo mwitegure aho muherereye hose, mudakiranukira Imana, mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu matorero, mushuma intama mukora ibyaha, muhanura mukora ibyaha, muhanura mugira amatiku atandukanye, muhanura muri
muri abanyamujinya, mugahanura mbese mukora ibyangwa n'amaso y'Imana bitandukanye, ubusambanyi, ubuhehesi, gutingana, ibyaha bigiye bitandukanye, ibyaha by'ubugome bitandukanye. Irangije irambwira gusomana, kuterekera, kuraguza, ibyo byose yarambwiye ngo nzababwire ngo murakora umurimo w'Imana ariko nabyo mukabasha kubikora. Irambwira ngo nzababwire ngo nimuhindukire, nimudahindukira ibyo byicaro mwicayeho mushumba, Imana izabimurana nabyo kuko mwarabihumanyije. Kuko yarambwiye ngo nzababwire ngo abo yamaze gutegura nabo yabateguriye ibyicaro bihagije. Kristo adufashe kandi atugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana irangije irambwira ngo iryo yerekwa uzarigeze ku Banyarwanda, uzarigeze ku bakomeye, uzarigeze ku boroheje, uzarigeze ku bakire, uzarigeze ku batishoboye, uzarigeze ku muntu wese uzabasha gukurikirana ubutumwa. Imana irambwira ngo uzabagezeho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Imana yampaye kubagezaho bibagejejeho. Kristo atugire neza. Irangije ijambo rishyigikira ubutumwa riri muri Bibiliya. Nawe aho uherereye urarambura Bibiliya yawe, nurangiza iri jambo urisome kugira ngo rirusheho kugushyigikira mu izina rya Yesu. Ni Samweli wa mbere ibice 16 umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho 13. Nidusome mwese nimuvuge ngo amen aho muherereye. Amen. Ijambo rifite umutwe uvuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Rifite umutwe uvuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Imana idufashe. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kurira Sawuli kandi nanze kwaba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesaya w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza uwo uzansukiraho amavuta, kuko kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatwara b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, zanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi Yesaya yeza abahungu be, ahamagara kumurikira ku gitambo. Imana idufashe. Nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, aribwira ati, nukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Nimuvuge ngo Imana idutabare. 8. Yesaya aherako ahamagara Aminadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranyije. Yesaya yiyongeza amurikira Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranyije. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati, aba sibo Uwiteka yatoranyije. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba?
aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Aramusubiza ati hasego mwihangane dusubire haruguru gatoya. Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusuke amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira imbere y'abakuru be. Wereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira inama. Nimuvuge ngo Imana idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Njya mbwira abantu ngo ijambo nahawe ry'ubutumwa nta komantere nyinshi njya shyiraho, nta nubwo njya ndisobanura cyane ko riba risobanutse dushingiye ku butumwa tuba twumvishe. Aba ari ryo rishimangira ubutumwa nahawe n'iki n'Imana. Imana irangije rero irambwira ngo nzababwire ngo Dawidi atarava mu ishyamba inda ziracyaziritse. Urabyumvishe? Yarambwiye ngo nzababwire ngo uyu mwaka wa 2023 Dawidi azava mu ishyamba, ariko atarava mu ishyamba muri iyi minsi mike inda ziracyaziritse. Shatse kuvuga ngo rero mu buryo bw'umwuka ziracyaziritse, mu buryo bw'umwuka nta jambo rihindura abantu, mu buryo bw'umwuka muri make nta jambo rihembura abantu, mu buryo bw'umwuka kubera ko Dawidi ntabwo arava hehe, ntarava mu ishyamba. Inda rero ziracyaziritse ariko Dawidi nava mu ishyamba mu buryo bw'umwuka tuzahabwa ijambo rizafasha imitima. Mu buryo bw'umwuka hazabaho ijambo ryinjiza abantu mu bihe byiza. Mu buryo bw'umwuka Dawidi nava mu ishyamba, mu buryo bw'umwuka abantu bazasonzoka. Dawidi nava mu ishyamba, abigisha bigisha abantu ijambo ribayobora. Haleluya, haleluya. Bazaba benshi kandi bazaba bakunzwe. Ariko mu gihe Dawidi atarava mu ishyamba, ijambo ngiri ngiri rikundwa abanyamwuka kandi rikundwa n'abantu bafite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu. Imana idufashe. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo rero Dawidi agiye kuva mu ishyamba, namara kuva mu ishyamba yimikwe. Kandi yarambwiye ngo nzakubwire ngo icyitonderwa ntugasuzugure ukuri imbere, kuko ukuri imbere ashobora kuzimikwa we warimuwe. Cyane ko abantu Imana izimika n'abantu yamaze gutoranya. Ntabwo izakwimika ngo nuko ufite amashuri, ntabwo izakwimika ngo nuko ufite ubushobozi. Oya, ije kwimura ikimika, ishobora kwimika usuzuguritse kugira ngo azabe inzira y'abantu benshi. Irangije irambwira rero ngo nzababwire ngo icyitonderwa, urasabwa kwitondera uri imbere yawe ukwicaye imbere. Ejo birashoboka ko Imana yamwishimira, yamara kumwishimira ikamwimika, we ikakwimurira ku yindi ndebe nawe akagira ute, akakuyobora. Rero Kristo adufashe kandi adushyigikire. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ngushishikariza gukorera Imana ariko ukijijwe, nawe utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba uri mu byaha bigiye bitandukanye Satani agukoresha, ukaba uri umusambanyi, ukaba mbese ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye. Nanije kukubwira ngo Kristo yakuntumyeho kubera ko agukunda. Yesu aragukunda aho uherereye hose, waba ukijijwe waba udakijijwe, Yesu aragukunda. Icyo ashaka ni ukuhindukira, icyo ashaka ni ukukizwa, icyo ashaka ni uko wagerageza ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nawe ukajya ku rutonde rw'abana b'Imana kandi ukajya ku rutonde rw'abagiye kwimikwa muri uyu mwaka. Barimikwa kandi hazimikwa ab'Imana yamaze gutoranya
Kristo adushyigikire kandi atugire neza. Message Uwiteka yarampaye kukugezaho uyu mwanya niyo ngiyo. Kristo adufashe kandi adushyigikire, Mwuka Wera arusheho kugusobanurira iri jambo cyangwa ubutumwa kurusha uko njyewe nabugusobanurira, cyane ko njye sinzi kuvuga, ariko nshobozwa na Kristo ngagerageza gatoya ibyo yampaye nkabasha kubikugezaho. Kristo aduhana umugisha, mugire ibihe byiza.